munyemerere basuhuze. Ngarutse kugira ngo dusubukure ikiganiro twagiranye ubushize tuganira ku rurimi n'umuco, cyane aho twavuze ku masano agaragara mu muryango nyarwanda iwacu mu muryango. Nk'uko twari twafashe urugero kuri Kagabo wari ukuvuga ku muryango, avuga umuryango we n'abawugize. Uyu munsi nagira ngo turebe Kagabo aganira na Rugamba, banaganira ku mugwaneza batari kumwe. Kagabo navuga abantu bo mu muryango we aravuga nk'uvuga, naho Rugamba n'ubwirwa, umugwaneza n'uwo bari kuganiraho. Kagabo aragira ati data, naho nabwira Rugamba ntazavuga ngo data wawe, azavuga ngo so. Naho ku mugwaneza bazavuga bati se wa mugwaneza. Kagabo aravuga ati mama, nabwira Rugamba amubwira ati nyoko. Nyabune ntimukagire ngo iki ni igitutsi, kuko ubu muri ibi bihe turimo bamwe bavuga ngo mama wawe, bavanga indimi n'ibindi. Iki ntabwo ari ikinyarwanda. Ku mugwaneza bazavuga bati nyina, bashaka kuvuga mama wa mugwaneza. Kagabo navuga ati data wacu, kuri Rugamba tuzavuga ngo so wanyu. Ku mugwaneza tuvuge ngo se wabo, ni ukuvuga umugabo uva inda imwe na se. Kagabo navuga ati mama wacu, kuri Rugamba bizavugwa ngo nyoko wanyu. Ku mugwaneza tuvuge ngo nyina wabo. Iyo Kagabo avuga ati sogokuru, na Rugamba aramubwira ati sogokuru. Ntavuga ngo sogokuru wawe, ariko nibavuga kuri mugwaneza, kuko bamuvuga adahari, bazavuga bati sekuru. Kagabo uvuga ati nyogokuru azabwira Rugamba ati nyogokuru. Nibavuga umugwaneza bavuge ngo nyirakuru. Kagabo avuga ati masenge, nabwira Rugamba avuga ati nyogosenge. Nibavuga umugwaneza bagire bati nyirasenge. Hanyuma Kagabo navuga ati marume, kuri Rugamba bazavuga ngo nyokorume. Nibavuga kuri mugwaneza bavuge bati nyirarume. Kagabo niyongera ati data bukwe, Rugamba bazavuga sobukwe. Naho ku mugwaneza bavuge bati sebukwe. Kagabo azavuga mabukwe, kuri Rugamba bavuge mabukwe. Urumva ni ijambo rigaruka. Nibavuga ku mugwaneza udahari bavuge nyirabukwe. Muri make hano hari amasano aba yarazanywe n'igikorwa runaka. Iyo bavuze ngo mabukwe, nyoko bukwe cyangwa se sobukwe, bigaragara ko ni mama mu bukwe, ni nyoko mu bukwe, ni nyina mu bukwe. Ni nk'uko navuga nti databuja. Databuja abubu tuvuga ngo, cyangwa se bavuga ngo ko ari patro, umukoresha nyine umuntu uba ugutegeka mu kazi. Databuja ni data mu buja, ni umukoresha wanjye mu mushahara iyo nakoze akazi. Mabuja ni mama mu buja. Nyoko buja ni nyoko muri ako kazi nyine umukorera. Twifuje kubigarukaho kubera yuko aya magambo ahuje igisobanuro nubwo imisusire atari imwe. Data, so,
se ni umuntu umwe mu by'ukuri, ni umubyeyi wawe w'umugabo cyangwa se umubyeyi wanjye, umubyeyi wuriya udahari. Aya masano rero mu kinyarwanda agenda atugaragariza uruhare agira cyane mu burere bw'abana tugenda tubyara. Niho uzasanga imvugo imfura na se barangana, ise ukwanga akoraga ibyanamunaniye, utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze, umukecuru uhishije ntabura abuzukuru. Bavuga bati bariya abantu baraterana ububyara, bakongera bati utagira nyirasenge arisenga. Ibyo tubigarutseho kuko tumaze gusobanukirwa n'abo bantu abo ari bo mu muryango iwacu. Reka kuri iyi migani ngaruke kuri ebyiri gusa mwumve umumaro wazo. Urugero ngo utagira nyirasenge arisenga. Nyogosenge ni mushiki wa so. Akenshi uyu mushiki wa so, cyane cyane nko ku bana b'abakobwa, yari afite umwanya ukomeye mu muryango. Niwe wahanuraga abana b'abakobwa, abisengeneza be, afatanyije n'abana be birumvikana, kuko abana be ni babyara b'abana ba musaza we. Akenshi abana bakundaga kurererwa kwa nyirasenge kugira ngo nyirasenge azababwire ibyo nyina atatinyuka kuvuga cyangwa se atatinyuka kubabwira. Ubwo abatwumva b'igitsina gore barabyumva. Cyane nko ku bijyanye n'imikurire y'abana b'abakobwa, ntabwo nyoko yatinyuka kukubwira uko bigenda. Usibye ubu mu iterambere ry'ubu ibigenda bivugwa, ibintu byose babivuga bakabishyira hanze, ari nabyo usanga nyine tugenda dutakaza umuco wacu. Nyogosenge niwe wabigutozaga, akakubwira uko ugomba kugira isuku, nko ku mwana w'umukobwa umaze gupfundura amabere, wagira igihe cyo kugira imihango akakubwira uko ukwiye kwitwara, ko umukobwa adasamara, adasimbuka mu bahungu. Iyo watangiye kujya mu mihango uba wakuze, kuramutse usamaye ejo hazatwara inda y'indaro. Ibyo rero nyogosenge yarabikubwiraga kuko we agutinyutse, kandi nawe umutinyutse, umwiyumvamo, nta kibazo umufiteho, ukanamubaza. Ndetse niyo washakaga kugira icyo ubwira iwanyu, akenshi wacaga kuri nyogosenge. Nyogosenge akumva vuba. Niwe rero akenshi wasangaga ahana abana cyangwa abigisha, abisengeneza be akabaha inyigisho, bakigira hamwe n'abana be, akabatoza, bakidagadura, bagasabana. Noneho kuko babaga barererwa hamwe, bagakina bavuga ngo ni uguterana ububyara. Kubwirana imvugo itakurakaza kuko mwareranywe hamwe, muziranye, ukaba uzi icyamubabaza, azi icyakubabaza. Akenshi iyo mbabaye umenya icyambabaje ukanampuza. Bagaterana ububyara rero batebya. Ndetse muzumva tuzabigarukaho, hari ibisigo bateranaga bita ubuse. Bagaterana ubuse, ugasanga umusizi arahagurutse agiye kubwira umwami amagambo rubanda bamwe batumva neza, bakagira ngo aramuhangaye, aramututse se, aramwubahutse. Nyamara muri ubwo buse arimo aramukosora, amubwira ibitagenda yakwiye gukosora. Nari ndimo ngaragaza impanuro abisengeneza bakura kwa nyirasenge. Reka se nkufata urugero rufatika, kubera ko akenshi ababyeyi batinyitse, kandi batinyitse kuva na kera. Ntiwashoboraga kuba wasanga data cyangwa mama twicaye hamwe tuganira ku biriho, ku byabayeho no ku bizaza. Oya, niba
ntabivanye kwa sogokuru mwiba, ntabivanye kwa nyogokuru mu bwana bwanjye, ubwo mbitegereje kwa data wacu, ariko cyane cyane kwa masenge. Hari nk'ukuntu abana benshi, abakuze ubu barakuze, muganira akakubwira ati ibi nabyigishijwe na masenge. Hari nk'ibintu bibaho mu kinyarwanda mu rurimi bita amagorane. Amagorane si ikindi, ni ukuguha interuro igizwe n'amagambo arenze 2, 3 cyangwa se 4 cyangwa se arenga, yenda gusa, ku buryo bagusaba kuyavuga wihuta ngo bumve ko udategwa. Iyo utezwe ukabyica uba utsinzwe, nuko bagenzi bawe bakaguseka. Mbese ubu twebwe turi kureba ino video, mwebwe murimo kureba iyi video ndimo twashyize kuri YouTube, twagerageje tugakora umwitozo tukareba ko hari icyo byadutwara. Murabyumva muti? Reka mbahe nk'ingero, ndabanza mbasomere amagambo nyabereke, hanyuma tuze gukora imyitozo tuyasubiremo twihuta. Urugero rwa mbere: isha y'umushi y'ishashi ishotse icitse ijosi. Kansubiremo: isha y'umushi y'ishashi ishotse icitse ijosi. Wihuta wavuga uti isha y'umushi y'ishashi ishotse icitse ijosi, ukabisubiramo kenshi. Isha y'umushi y'ishashi urumva ko nanjye bingoye aha. Isha y'umushi y'ishashi ishotse icitse ijosi. Ukongera: isha y'umushi y'ishashi ishotse icitse ijosi. Murabyumva mute? Ubwo wa wundi wabaga uyoboye ikiganiro, akenshi nyine yabaga ari masenge, yabaga yadusubirishamo ahereye ku bakuru kugira ngo abato nabo bumvireho. Akakubwira ati bisubiremo inshuro 4 cyangwa 5, byakunanira ukabura atsinzwe, abandi bati kwe, bakaguha urw'amenyo bakaguseka. Ariko uko wabisubiragamo kenshi, ni nako wagendaga ubyumva, bigashimisha abana barimo kubisubiramo, bikamera nk'imikino, kandi bakiga umuco, bakiga n'ikinyarwanda. Dufate urugero rwa kabiri. Ndavuga amagambo gahoro ubundi twihute, tugerageze kuyungikanya twihuta, dukore interuro yihuse. Aka kago k'Akagera karimo akageni, karimo akagega, karimo agakoko k'agakokokazi, ntikaraye amazi, karaye kayaraye. Hanyuma umuntu akagereza kwihuta. Aka kago k'Akagera karimo akageni, karimo akagega, karimo agakoko k'agakokokazi, ntikaraye amazi, karaye kayaraye. Aka kago k'Akagera karimo akageni, karimo akagega, karimo agakoko k'agakokokazi, ntikaraye amazi, karaye kayaraye. Ndasubiramo nihuta. Aka kago k'Akagera karimo akageni, karimo akagega, karimo agakoko k'agakokokazi, ntikaraye amazi, karaye kayaraye. Abaduteze amatwi n'amaso kuri iki kiganiro, mugerageze mubisubiremo, twitoreze hamwe, mutubwire ko mwabishoboye cyangwa se mwatsinzwe muri komenti, musangize abandi, mukore subscribe, ibi bigere kuri benshi, turebe ko twasigasira umuco. Aha rero niho twavugaga ngo kwa masenge twahakuraga byinshi, cyangwa no muri ibi bihe turimo tugomba kuhakura byinshi. Abandi bati utagira nyirasenge arisenga, twabisobanuye haruguru. Bishatse kuvuga ngo utagira umuhanura arihanura. Ngaho rero ibibazo impanuro nawe wakwigira cyangwa wakwiha, ni hahandi ushobora gusanga umuntu ntacyo azi kuko aba ataragize aho yakivanye. Ubu rero ubwo imiryango isigaye ari hafi ya ntayo,
ukuze yagombye gukorera bose, hanyuma n'umuto akaba umuto wa bose. Iyi nteruro irakomeye cyane. Ukuze yagombye gukorera bose, hanyuma n'umuto akaba umuto wa bose. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza. Ibi biracyaza.